wa musore we uzarinda upfa uve hano ku isi utaryamanye n'umukobwa cyangwa se umuntu w'igitsina gore aho kuryamana n'aba bantu ngiye kukubwira. Niba ukunda ubuzima bwawe, uwa mbere ntukaryamane n'umukobwa wasinze. Uwo mukobwa ndakwiyamye cyane kubera ko nuramuka uryamanye nawe mu gitondo gikurikiyeho bizazinduka ari iyindi nkuru kandi ingaruka ntabwo uzazirengera. Uwa kabiri, wa musore we uko waba washyushye kose, washyuhaganye, wagize gute, ntukaryamane n'umugore wubatse. Noneho cyane bariya abagore bubatse abagabo babo baba barabasize baba mu mahanga cyangwa se baragiye mu zindi karitsiye mu zindi nce. Bariya abagabo babo baba barabakavarinze n'amaraso ya mumu na juju. Nukuvuga ngo uriya mugore yiryamanye nawe ingaruka zikubaho mpaka ntabwo ubuzazirengera ahangaha muri ubu buzima. Umukobwa cyangwa se umugore wa gatatu, umukobwa mwakundanye akaguca inyuma yarangiza akagusaba imbabazi. Uwo mukobwa ntuzibeshye, uwo nguwo baba bamaze kumutera inda cyangwa se yagiye kuryamana n'undi muntu ntibakoreshe ubwirinzi, ntibikingire. Ntabwo abakuzaniye neza, ntuzatinyuke wa musore we, ntuzatinyuke. Umukobwa wa kane utagomba mu buzima bwawe, niba ukunda ubuzima bwawe, umukobwa ufite sexy toys cyangwa se bya bikinisho abakobwa bajya bakoresha mu mibonano mpuzabitsina, abitunze abikoresha cyangwa se yarabikoresheje. Waba ugiye gukora iki? Ko n'ubundi se mu buzima bwawe udashobora bene uwo kumuhaza. Ntuzatinyuke wa musore we, niba ukunda ubuzima uzarinda upfa udakoze imibonano mpuzabitsina. Niba abo ngabo ari bo bantu wabona ngo muryamane, ndakubujije. Ingoro nini ikinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.